reka ngushimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, reka nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire, iguhe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe, iguha ikunezeze gusetse kandi umugisha w'Imana ukubeho cyane. Niba warakoze subscribe akana akanya ko kubwira ngo nukuri warakoze kandi niba ujye ukora share kugira ngo ubutumwa bw'ubwami bwamamazwe mu mahanga yose, maze Yesu ahere ko abone umubiri ushitse. Imana iguhe umugisha. Uraho neza mu Mariya ne? Ndaho. Ndashima Imana. Ukuntu umuntu akwikiriza. Ndaho. Kuko nari nje bandi muri aho nibuka ko ibyo tubisubiza abarozi nibo tubwira gutyo. Okay. Umaze iminsi umeze neza? Maze igihe meze neza. Ubu umeze neza? Meze neza mu mwami. Ejo wari umeze neza? N'ejo nzaba meze neza. Iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora. Abantu mukunda Eva Mama Lionel, bantu mumwoherereza agafi. Ako kantu ariko kutarakama ukaba ukunda kukavuga umunsi wakampaye uzagahimbamo chorus. Nzaza mite agafi kararyoha. Ni ukuri ndabibona ko ningira ibyago kakama. Nzajya nkacyo. Hari abantu bakaguha we. Bubahwe. Hari abantu bubahwe pe. Hakurya hariya mwabirabe. Ni ukuri yubahwe. Umukumenyera agafi. Ega buriya niyo ibyo byonyine niyo mbivuze. Kuri mikoro burya imbatsa nkaho ntebukije. Ni provote ni tobari. Kandi abantu bakaguhepe uragakwiye. Hagize se nk'ukampa buko numva noneho ngashaka. Ubu urumva ugashaka? Numva nshaka isupu pe. Yes. Hanyuma rero yo gusaba usenga Imana maze dutangire ikiganiro kandi kukinyuzamo amaso kugira ngo menye ibikwiye ntaza kwirasa. Murakoze. Nkurikije comment z'ubushize, ndeba comment z'ubushize kugira ngo menye ibyo ndibuze kubaza. Menye naho ngarukira, se ndakubaza ceceke, ndakubaza ngufashe. Byose turavanga. Murakoze cyane. Kazi. Uwiteka turagushimiye ndetse cyane. Impamvu yo kugushimira irahari. Kuba tukiriho no kubera wowe. Noneho no kuba aka gasura kagihari ndabigukesha. Twahuye n'intambara muri uru rugendo, izishaka kutwangiriza izina, izishaka kutwangiriza amasura, izishaka kutwangiriza ubugingo, izishaka kutwangiriza ejo hazaza, izishaka guhindura CV yacu, izishaka kudukura mu bantu tukiha kato. Izo zose ni ubwoko bw'intambara twagiye duhura nazo. Urarurwana ndetse urwana n'izo tutaramenya tuhagera zaneshetse. Haleluya. Amen. Hari izo warwanye turazibona n'amaso, n'izo warwanye tuhagera wararangije kuzinesha tuhaca twikomereza. Ibyo ndabikubahira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ndagushimiye uyu mwanya umpaye wo kwicara imbere y'aba bantu. Ibi byose ndabigukesha kuko ibi si byo narazwe n'ababyeyi, ahubwo ni wowe wabonye ko ndo kwizerwa ungabira uyu murimo. Ndakwinginze ngo umuntu wese ugiye gutega amatwi ibyo wanshyizemo, ubabaye ayishime, urwaye akire, shonje atabarwe, mushomera abona akazi. Iri jambo unyuzamo rijye riba umuti, riba igisubizo ku muntu wese urikurikiye, kuko ni ijambo ryawe n'imbuto itabora. Ndagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Imana iguhe. Amen. Ko umuntu afatwa n'ibitotsi arimo avuga icyanditswe ukumva urafashijwe. Yesu we, yiturwanira intambara zaho tutaragera.
aleluya, ntihabwe icyubahiro. Amen. Ukahagera kumbi hamaze icyumweru habaye isibaniro ryawe utaruzi. Mbega ikagira gutya bagasesa ibibembe utaramenya ko bakuvuze. Mana urakoze. Aha, mama Leoneri rero. Karame kabiri. Uyu munsi ndagupropose ikiganiro. Kivuga gutya. Kivuga ngo mbese dusabe cyangwa se nitujya mu rusengero, nitujya mu masengesho, ndabihera he? Hari ukuntu umuntu asenga akajya nko mu cyumba cy'amasengesho kirimo imbaraga, kirimo n'umwuka wera pe, yego, Imana ikanavuga iti mbahaye umugisha, mwihana ibyaha, uwejejwe arambona, tugitangira yego, twageramo hagati basenga Uwiteka twongera imbaraga, cyubahiro cyawe kize, turi kwihendahenda ngo tuyivuge neza. No, twebwe tumaze kwihendahenda cyangwa bamaze kwihendahenda neza, baguyemo neza, hari umuntu hariya ntiyigeze avuga, yavuga tumva uko mvuganye namwe. Abagendaga n'amaguru bakubise akarava, yego, abataryaga utumiliyoni ndi kubona turi kumanuka, hano ndi kubona imvura y'amafaranga ibanuka muri kino cyumba. Wa wundi waherekara umuntu ucecetse, uvuga mwami, yego, alo, asante, bagera ku nota akavuga, bageze ku mbaraga agaceceka, basengera indwara, bavuga ku bibazo no kutihana, agaceceka, ariko bagera ku bintu bijyanye n'akantu, akarusha urusaku uri gusenga, ndetse n'umwuka akabura uko abantu bamwumva kubera urusaku rwa wawe. Ese mama Leoneri, iyo bavuze ijambo mumanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ubyumva ute cyangwa se wadufasha ute? Yego, ese mbikubajije neza? Mbajije neza, ndabyumvise. Iyo ntabyumva ndanabikubwira ntaha simpumvise, ariko ndabyumvise. Ariko giye no mukumva sindushya, na mwarimu wanyigishije primaire arabizi. Ntabwo numva nka Save utaraza abazungu. Hanyuma rero iryo jambo nyine uvuze riri muri Matayo 6:33 havuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ni kuri iryo jambo rivuga, ndagusubiza ndinjiriyemo, ariko ningusubiza ndashaka kwinjira mu ngingo irenganya inarengera. Hari ingingo zirenganya umunyabyaha n'izirengera umunyabyaha. Ingingo imurengera nivuga ngo ntabwo nanga umunyabyaha, nanga icyaha. Aho yarokoka habayeho inkonji y'agahanga yasa n'urokotse, kuko Imana iregize mu mutwe, niyo mpamvu yabwiye Abedomu ngo nzabakubita inkweto mu mutwe. Ahangaha iyi ngingo yamurengeramo ukuntu, kubera ko Imana itamwanga, ahubwo yanga ibyo yigira, yanga ibyaha. Ikindi mu byerekeranye n'umugisha mbajije, ndimo nderekeza mu gisubizo, sindi bujye ku ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo ndi Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Iyi Mana izi kujya mu murima w'umunyamugisha mu bishyimbo ikagushamo imvura, ikajya no mu murima w'umunyabyaha mu rumogi ikagushamo imvura. Iyi Mana ntabwo aba bantu bose ifite ukuntu bakunda, ariko ikaba imeze nk'ibateza iminsi. Nayo ukuntu imera nk'irwaye inzika ikabatega iminsi, kandi ikaba yiteguye inkoni imeze gutya. Iyi nkoni iri muri nzabakina ku mubyimba. Ibyo mwatinyaga bibagezeho, iyo nkoni niko yitwa.
n'indi ya kabiri yitwa ngo niki ntagukoreye mwana w'umuntu, nakugize uruzabibu rwiza ntako ntakugize mbega. mbese narakubagaye ushora imizi uramera umererwa neza, niki ntaguhaye, iyo nkoni irahari. Aha rero ndashaka gusubiza mvuga ngo ariko ako kantu uvuze nanjye njya nkabona kuko nanjye nkunda kujya mu byumba by'amasengesho, ukagira ngo abantu basinziriye umunyamasengesho ari gusenga, iyo ari gusaba imbaraga ugira ngo abantu igitotsi baragikase, iyo ari gusaba kunesha, iyo ari kuvuga ati icyoro cy'Uwiteka kimanukire muri iri teraniro ugira ngo abantu bagikase, iyo ari kuvuga ati wa wera we manura imbaraga zinesha icyaha, manuka turebe neza utwishimire ugira ngo barasinziriye. Ariko yagera ku kintu cyo gusaba amafaranga, Mana dusabye umugisha, kingura ibirere by'amafaranga bose icyarimwe, niyo nka n'ubivuga mu kinyarwanda n'ubivuga mu giswahili n'ubivuga mbega badone muwararije ababwive Yesu we, bose basakuriza icyarimwe, urusaku rukunda kumvikana mu gihe cyo gusaba inoti. Rero ahangaha ndashaka kuvuga ngo abantu nibatunga Imana mu mitima yabo, bayitunge no mu ngo zabo, bayitunge mu mutima no mu ngo. Hari abantu batunga Imana mu mutima, mu ngo ukayibona. Aba bantu batunga Imana bakonjera mu ngo ukayibura, wafungura firigo ugasanga ibisindisha muri firigo. Ariko burya mba mbona iyi Mana yagiye mu mutima ntiyicaremo, ahubwo ikagaragara cyane ku munwa, bakatwicisha iperereza ry'Imana. Ariko bahera n'ukuntu bagira n'impano, kuko Imana ntacyo ipfa nawe iyo yaguhaye impano. Kuzikwambura ntabwo biba byoroshye, kuko Imana ngo iraguha yego niguhaye ni kwambura. Niyo mpamvu usanga umuntu aba asambana agahanura, kuko impano n'agakiza ntacyo bipfana. Buryo uzahitemo agakiza, baguhitishijemo ibintu bibiri, uzihitiremo agakiza. Niba wa mugani ziragabura, turi ku bugingo, turi ku biryo. Umunsi ndagusha ku bugingo, ibiryo ntabwo ndi bubigusheho cyane, kuko izo mpano koko ziragabura, ariko hirya y'ibiryo uzakubitwa nk'izakabwana kane mu rugo. Ndabaruzi hepfo ikuzimu bari gushya baravuze ngo nimumvugire ngo Imana. Ndabaruzi hepfo aho bari gushya baravuze bati iravuze itikitaya. Hari akantu ndi gutekereza, Imana imfashe nze kukayungurura neza nsanga, ariko njyewe ndi kugenda mbona muri iyi minsi abantu bankurikiye kuri Mama Lionel bihangane bajye bakoresha ubwenge Imana yabahaye. Ndi kubona hari abantu bari kuvuga Imana badaherukanye nayo, tindaho aho ngaho. ari nayo mpamvu bahanura bagasambana, bakerekwa bakanaruga. No mu rugo ugasanga mu misego hari imiti, no mu isakoshi bagendana ugasanga harimo imiti. Hari igihe yaba ari hypertension barwaye. Oya, miti ndi kuvuga seyo. Iyo mvuga imiti nituba turi kuganira gutya abantu bankurikiye nkavuga imiti, iba atari paracetamol cyangwa ibuprofene. Ugasanga aravuga Imana ariko afite n'imiti imufasha kugera ku ntego zize. Donc afite Imana mu kanwa, iyi Imana yihoranye mu mutima igeze ku munwa, ariko mu rugo wakwinjira ukayibura. Impamvu yinjira mu rugo ukayibura ni iki? Abana n'umugore barwa umutima w'uwo mugabo uri kuvuga Imana. Ni urugero, niyo uvuze ngo iwacu, niyo umwana uvuze ngo ushawe warakize uvuga kwa pasiteri, ahita babazwa n'ihohoterwa n'ibiberamo. Kandi ibintu mba mvuga ni kamba nahuye nazo, kuko mba mfite ibintu mba nahuye nabyo. Akenshi mvuga n'ibintu nahuye nabyo kugira ngo abandi bitaba ikibazo. Ugasanga uyu mwana ufite iwabo bahagarara ku gatuti babatiza basezeranya, afite ikibazo gikomeye, ugasanga ntaheruka no kunywa icyayi. Icyayi ni icy'abashyitsi. Ariko
niba hari ikintu namaze kubona mu ngo nyinshi z'abashumba nuko umugati uboneka ari uko hajemo umushyitsi w'umuhanuzi cyangwa se ikindi kintu. hari n'amatasi n'ibikombe n'amasahani birirwa hari uko haje abashyitsi. none se ujya ugira none ko k'uyu murimo akenshi cyane abawihaye bakawuzamo bitinze kubasubiza bamwe uragira ngo nabitegeza abana bakabimena nuza n'ubundi ko n'ubundi abarokore bo muri iyi minsi muri babi cyangwa se turi babi ko muragenda muvuga bati yewe pasiteri we ese buriya ni Imana akorera cyane abadayimoni mu buryo rero bwo kugira ngo mutavuga ngo ni badayimoni akorera agahitamo kuba hari ibyo akoresha nk'umuryango we. Pawulo yaravuze ngo gusonza ndabizi no guhaga ndabizi. Ubwo niba gusonza abizi mu gihe cyo gusonza kwa pasiteri aragerageza nyine akabikora gutyo kugira ngo mutamucishamo ijisho. noneho reka mbyerure nari mbivuze nca ku ruhande reka mbyerure aho niho dushaka. ndebereye umudamu uvuye kugura amasororo ahenze n'amatasi abishyize mu kabati ati ibi ni iby'abashyitsi. umugabo akomeje kunywera ku gikombe cyavungutse ngo biriya ni iby'abashyitsi. akomeje kurira ku isahani yahangutse ngo izibitse n'iz'abashyitsi. ese ndashaka kumenya umushyitsi uruta umugabo wawe muri make. ibyo bintu biza ari uko porofete wawe yaje ukaba ari bwo ujya guhaha mugateka inkoko abana bakajya barigata bashukuye. ibyo bintu muhashye muteguye ari uko haje wa mupasiteri wawe gukorera deliverance hirya muri ibyo biro. ibyo bintu biba byiza ari uko uwo wenyine yaje ni aho nashakaga kuvuga ariko sindajya kure ikibazo nabajijwe. ako kaba ari agatakayemo kandi nako gakenewe no mu isoko gacamo. abantu ndashaka uyu munsi kuvuga ngo nibabanze batunga Imana nuwinjira no mu ngo zabo uyibone. burya urugo rurimo Imana niho hinjira byumva. n'urugo rwuzuye uburyarya n'ubucakura n'urugo rugukinze ikibaba uri umunyamwuka ukavuga uti aba bantu nabwo bankinze ikibaba harimo akantu. byari ikintu n'uyu munsi wa none nkibaza. Imana wayitungira undi agatoki ntituve mu murongo ahubwo tunafashe n'abantu. ese Imana wayitungira undi muntu agatoki ngiriye. Imana turayigisha tugafasha abantu kuyimenya. ubwo nshatse kuyitungira undi agatoki no kumubwira ngo maze ujye bisengera muri iri dini ryacu. oya ukayimwereka uti Imana dore ngiriya iyo ukunze guhagarara oya nuhanyura nimugoroba. Abanyarwanda twagiraga imigani ngo Imana y'Irwanda igataha i Rwanda. niyo mpamvu ntaga nijoro kugira ngo ataza guhura n'Imana. amateka wenda yazi yenda icyo ntazi ni Bibiliya ariko amateka bayangishije kugira ngo mbone icyo mvuga umunwa wanjye dodo. shobora kukwereka Imana mu byikora nkabikwereka mu mikorere nshobora kubikwereka ukanayikunda. tugendane neza. none ko hari ijambo nasomye rivuga ngo nuko rero mube inzu y'umwuka wera. ese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari inzu y'umwuka wera iba muri mwebwe? yego. aho rero reka dusimbuke. none ngewe ndajya gusenga already Imana iyo ndi hahandi n'ahandi hose. hari n'abantu bakora reka tugire n'inama abantu bakora ibyaha bayikingiranye ngo nta muntu ukureba. nta muntu ukureba ariko Imana yo irakureba kuko aho uri Imana irakureba. aho wicaye Imana irakureba. aho uryamye Imana irakureba. usinziye Imana nujya no kure yaho uvuka ibihari. ujya kure yaho uvuka Imana yo mukajyana. ubona muri indege mukajya kubikorera kure aho itareba ibihari. iyo ubwayo nta hantu ihishwa kuko ni omupurezenti ibera hose icyarimwe. none reka tugende hano hantu. ese nkeneye cyane gutinda ku by'Imana indimo cyangwa nkeneye gutinda cyane ku by'umubiri kuko uredi Imana nyifite? uze kunsubiza ku kantu kuko hari n'akandi kantu katubabaza twebwe nk'abakirisitu. mugahora mutubwira Imana mukibagirwa kutubwira
n'ibitunga kino kibiri kugira ngo imana ibiri muri twebwe ibiri mu mubiri muzima ikomeze kugira umubiri muzima, ikomeze no kugira umutekano w'akanwa katavuga ibiryo, ahubwo dushake ibiryo imana ahubwo tuyihimbaza. Twahariho buriya abantu baze kudufasha banashire no muri comment, ariko ni muntu abantu batukanaga hano urebye ntibahaba ni nk'uwihitira, kandi n'umuntu uzana muri commentaire agatukana si uko aba ni ibitutsi byiza. Reka mvuge ko ari ibitutsi byiza binyereka nk'urwego umuntu aba agezemo. Burya iyo umuntu atakurega iki cyaha wakoze akumva atambukanye igitutsi, ni ikimenyetso cy'uko wamusize. Ni nk'ishyari, birasi ibitutsi kwa muteri. uze kuhatinda havuge neza hano korogoshura ku kantu kamaremo kiki ibi bitutsi bitambuka. Yego, ibi bitutsi byitambukira. Buriya reka nkubwire umukozi w'Imana w'umunyamakuru, mu buzima aba bantu nibabura mu byawe ujye umenya ko utazamuka, uba ukiri hahandi bashakaga, kuko uri hahandi bashakaga ibi ntibiza. Ariko uri kuzamuka bazamukana ibitutsi, akavuga ati umuntu namutegeye ku cyaha sindabona agwa mu cyaha, namutegeye kuba atuburira sindabona atubura, namutegeye ku ntege nke nazimubuzeho, none reka nomboke basi mutuke ko yirata cyangwa mu critique ijambo ko arivuze nabi. Burya umuntu critique ijambo wavuze nabi nakantu kanyira ngo korogoshora abafite. Umuntu critique icyaha wakoze akuziho burya n'ubu guhamije, ariko umuntu critique akantu kagucitse ni mu rwego rw'ishyari. Burya iyo wamusize, kandi ikindi burya uba warya nuca mu gihuru ugakubitamo ibuye, ikivumbutse burya nicyo dumanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, nibwo ibindi tuzabyongererwa. Yewe ndi umunyamasengesho, maze imyaka mu itorero rya runaka cyangwa se ry'ahantu cyangwa se mu itorero mu idini, ndimo mvuga Uwiteka uri Imana ugira neza bugacya bukira, ariko ubukene buranze buranyukamye. None aho bigeze ngewe rero ngiye gupfa nkaraza, kunezezwa nuko umuntu avuga ati umva uko ivuganye namwe, amamodoka meza, amafaranga meza, uyu muntu turamucira urubanza Mariyoneri. Ndashaka gusubiza aho hantu kandi mpavuye mu mizi. Ikintu cyitwa mubanze mushaka Imana, ibintu biraza mutunga Imana, ibintu biraza bikurikiye Imana. Ntabwo gushaka Imana ari imyaka 2, ntabwo gushaka Imana ari amezi 5. Umaze icyo gihe ugishaka Imana, ushatse wanisubiriraho wavuye. Imana bashakisha muri ubwo buryo imyaka 2, 3, 4 bakishakisha yabinagoye. Mbabwize n'ukuri, hari n'ukuntu abantu hano bajya banivuna bakajya kwishakira mu migina mu bihuru, nta n'imbaraga nta n'umutumye ngo nuko ngo wumvise runaka agiye ngo akakura ibi, ntivunanye. Mariyoneri ni uburyo bwo kwishaka, ni uburyo bwo kwishaka, ndabyemera, ariko reka dushyiraho akantu. Ese uku kuntu uri kwishaka, reka tubanze turebe ko ubundi wageze no kuri doze yaza. Hari ukuntu ushaka Imana ariko ntugeraho yaza. Yego, kugeraho yaza. Nukomeza rero kuzamuka. Uyu munsi ndazana ibibazo byinshi mu banyamakuru, ni nacyo kiganiro rwose. Uyu munsi ndashaka ibibazo byinshi mu banyamakuru no muri commentaire. Gushaka Imana mu buryo yaza, kugeraho gushaka Imana mu buryo izi, gutunga Imana mu buryo yaza, kwegera Imana mu buryo yakwegera, kuhamagara Imana mu buryo yakwitaba. naho ngaho muri nibyeruko yaraduhamagaye we turaza, kandi rwose twaje neza. Ari n'abaza nabi. None Mariyoneri, ko Imana ari umuremyi tuzi twese, ni gute tugombera kujya kwishaka? Ndavuga hari ikintu cyitwa guhinduka no guhindukira. Hari abantu bahindukira ntibahinduka, ukarahindukira Imana ukayigenda ariko udahinduka. Iri jambo rya mubanza mushaka Imana si ukubanza gushaka idini ririmo abantu bavuga Imana, kuko ushobora gushaka Imana ukayibona utagira naho usengera. Kuko ndashaka gusubiriza ibibazo rimwe, ushobora kuba umukirisitu muzima utajyana muri izo nsengero, kuko mu rusengero rundi tujya guterana no gutanga amaturo, byaranoroshye kuri telefone turahatanga.
ubundi tukajyaho bagiye kudushyingura badusezeraho, tukajyaho tugiye gusezerana, tukajyaho tugiye no kubatizwa, ubundi indi minsi kujyaho ni amateraniro. Nashima gukizwa cyane, kubara gutunga Imana cyane kuruta kujya mu materaniro. Ako ni akantu kumvikana kadakene. None mama Rene, uburebure bw'umwibirungushuro w'ubunini n'ubugari bwo kugira Imana, umuntu abyakira ute mu gihe yahindukiye ntahinduke? Guhindukira ni kwa kundi tukubwiriza ubutumwa wari uri mu muhanda ujya i Damasiko kurenganya ubwoko bw'Imana, cyangwa wibereye mu byaha, kizwa, hinduka, menya Yesu, ukumva nabi ukagira ngo turakubwiye ngo no mu idini ryacu, ukaba urahindukiye, ariko ukaba mu idini utarahindutse, disi ugasanga bya bindi wakoreraga hariya wabyimuriye aho. Kandi Imana irashaka ko uba mu idini ariko warahindutse. Ntikeneye guhindukira, iragushakamo ibintu bibiri, guhindukira no guhinduka. None kuki abantu barimo bahindukira bagakora n'ibintu byinshi mu rusengero, bagakora n'ibintu byinshi bituma bagaragaza ko ari abana beza, ariko wareba ugasanga ntibahindutse? Ndashaka rero yewe mubanze mushaka Imana. Gushaka Imana birimo guhinduka. Ntabwo fasha yasa nitwe dushaka Imana cyangwa Imana niyo dushaka. Ariko ubundi Imana irajya kugushaka he? Ko Imana ijya gushaka umuntu wahinduke wemeye. Nk'ubu urugero ndavuze ngo nkugarutseho noneho sinzongera kuzimira, nkugarutseho. Rya jambo batubwiraga turi abanyagice ngo utere intambwe 99 iza kudushaka, sindihinyura. Ntabwo ndihinyura kuko naryizereyemo, ndyakirizwamo. N'umuririmbyi aravuga ngo yasize intama imwe aza gushaka 99. Imana ishobora kuza kugushaka ariko ukananga. Yasize 99 gushaka. Kuko burya kwa kundi tujya no mwivuga butumwa, Imana baje kugushaka, tugahamagara bihana, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ibiri igushaka yadutumye. Tugasengera abantu ukanga kwihana, ugasigarana ubugoro n'itabi n'ubugome, bakaba baboneka bakihana, tukagiramo Imana, tukabona abahinduka bakanahindukira, tukabona wenda n'abahindukiye ariko badahindutse. Ako nibwo buryo Imana ijya gushakamo umuntu idutumye, kuko ntuzayibona Imana, ntabwo uzayibona yaje, uzayibona muri Mama Leonera arimo avuga ngo nimuhindukire. N'ubu kandi hano Imana muri kwibona iri kubabwira ko mwabanje bitabanzwa. Umunsi ndashaka kuvuga uburyo abantu hari ibintu barimo bashaka mbere y'ibindi, abantu barimo barashaka iby'Imana itanga mbere y'Imana. Kandi hariho n'abameze gutyo bitewe n'abagiye kubashaka, bitewe n'abo Imana yatumye. Imana yagutumye kuyishakira abantu ngo uyegereze abantu, none wowe urimo urashaka abantu ngo ubegereze iby'itanga. Mu bantu hari abantu barimo bashaka abantu ntibabegereze Imana, ahubwo bakabegereza iby'Imana itanga. Urumva nyine iyo wageze bundi mu murima wa nyiri ibihingwa, ashobora guhuramo arinze, yari ari maso arinze, agahita gufata nyine. Abantu bazi ubwenge, ariko aha hantu ndahatunga agatoki. Aba bantu barimo babwira abantu Imana bakayegereza iby'Imana itanga, bakayegereza imigisha, bakabakundisha iby'itanga, ntibabafate ngo babegereze Imana ibi bintu bize bikurikiye Imana, bagashaka ko ahubwo Imana izikurikiye ibintu. Aba bantu bashaka ko Imana izikurikiye ibintu, aba bantu mvuze ko ari ibikenya sinaba mbeshye. Gukenyuka ntabwo ari ugupfa, burya no gukizwa ukagwa ubukenyutse. Burya iyo uguye ubukenyutse mu by'Imana, gukenyuka, hari n'ugiye umuntu akenyuka mu by'ubutunzi, wari uzamutse jugujugu ukize ugakenyuka. Aba bantu rero bakundishijwe iby'Imana, Imana ikaza nyuma barakenyuka. Aha rero ndi mu murongo wo kubanza ikibanzwa, mubanze Imana, Imana ize. Mubanze Imana, ibi bintu biramera nka sumaku, Imana iramera nk'ifashe sumaku ibintu bize ihari. Kuko nyuma y'uko ibi bintu biza Imana ihari,
uzashobora no kubijera. noneho ikintu ndimo nibaza rero mama Lionel, mboneye amahirwe yo guhura n'igifaro akabyibariza. Umunsi umwe Bibiliya ivuga yuko Imana ibera hose icyarimwe, ndetse ijya kuturema byose irabizi. Ubundi kuki iyo igombera ko tujya kuyishaka? Yadushatse ko twebwe intama, hari intama ishaka shebuja cyangwa shebuja ajya gushaka intama, byose birashakana. Abariyo oya, nararagiye ariko sinabonye intama inshaka, sinabonye n'intama yicyura itaciye ikiziriko, ahubwo njye naragendaga nkayizitura, yanajya no kona nkajya kuyishakayo nkayigarura mu zindi, nkanayikubita rimwe na rimwe ubundi, cyangwa se nkayitera ibuye, nkanayibwira ngo shi. Niba wararagenda bizi ko utabuze kuragira. Nanjye naragiye inka, habagamo inka yitwa Kibenda, ni nayo nakamirwaga. Hari ahantu twabaga turi kotsa ibijumba, zikagenda kurisha, none igihe cyo gutaza cyagera, ntirindire ko nkubita igikobwa. Aho ni nk'umubu wabaga uyiriye, n'isaha zo gutaha zagiraga uburyo zirekodinzemo, ikaza kunshaka ahandi yansize, yambura rero sasa. Ubwo ni uburyo wayisetinzemo, ariko ubundi amatungo hafi ya yose ararisha iyo ahaza ahubwo akabyagira abana. Noneho yabona sebuja afashe inkoni, hari ukuntu umanika inkoni cyangwa agakobwa cyangwa ukundi kuntu y'amatungo akaza. None hari abantu bibaza, ari naho abantu benshi bagenda ni kwa kundi usanga umuntu ashaka gukora kwa Satani saa sita saa saba akaza guhemba ku Mana. Akaza kandi guhembesha yumva afite n'ingingo imurengera we, akaza azanye n'ingingo, avuye gukora kwa Satani imbere ya saa sita, nyuma ya saa sita azanye ingingo imurengera, aje kuvuga imyaka amaze akorera Imana, kandi koko kumva iyo myaka n'ibintu yakoze koko pe, ndi Imana namuhemba, ndi Imana nabima, kuko ndi Imana igira neza. Marionere rero ahaguye, reka ndangize. Ahangaho uyu muntu azize iki? Azize kwikonegita na rya torero ry'Laodikiya, ari gukoresha wifi ya Laodikiya. Ari gukoresha wifi ya Laodikiya, nta konje, nta bize, ntaguye, nta kijijwe, ntabaye umurokore, ntabaye n'umupagani. Uyu muntu ashobora no kugwa intandaraza. Uyu muntu rero umeze utyo arashobora no gupfa, arashobora no gufata ku gihano, kuko abuze byose, abuze wa mugisha, ya migisha ibiri Imana ifite umugisha w'abakiranutsi, ifite n'uw'abanyabyaha. Ni Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ahubwo umubare w'abantu baba hagati no hagati bananiwe gukizwa n'ubupagani, aba babuze n'umugisha ni nabo batinde tugwisha. Ntiyeruye ngo abe umupagani ajye gupangirwa umugisha mu gipagani, ntiyeruye ngo abe n'umukirisitu arya umugisha wa gikirisitu. Aha hagati no hagati, niyo mpamvu ubona abakene ari na benshi. Mama Lionel, reka twumvikane. Hari igihe impamvu abantu batagera ku mwuzuro w'ukuri ari ukubera inyigisho akenshi cyane ziba zitari nziza. Ngewe hari ikintu kimwe njya nibaza, nakubajije nijye ushaka Imana cyangwa Imana niyo inshaka? Uko ngewe ntabwo nzi aho Imana iri, ariko Imana izi aho ntuye, izi nuko yandemye, izi na buto yakandaho bikemera. Niyo mpamvu rero ngewe ahubwo ndajya kwishakira ibintu naho Imana yiramfite, kuko already ni ijambo rye riravuga ngo turi insengero z'umwuka w'Imana utubamo. Niyo mpamvu rero yavugiye ibwira Yohana ngo nzahuba, ariho intebe ya Satani, ni naho intebe ya Satani iba. Mwana wanjye, Imana uzahuba. Yewe ndemera neza ko umuntu afata umwanya wo kujya gushaka Imana, akajya hehe, aho niho ndahasobanura. Yego, ndahasobanura. Iyi Mana icyambere iba hose.
kabiri uburyo Imana ishakwamo niho hantu harimo irigondi abantu benshi bayobya intama n'abandi bakaziyobora kandi umubare mwinshi ukayobya umukira niwo wemera kuyobora. Iyi Mana ishakwa iti ku giti cyanjye cy'umuntu ni gute njya gushaka Imana? Iyi Mana avuze ngo iyo mitwaro yanjye muze muyinyikoreze nita kuri mwe. Iyi Mana avuze ngo muze munsange ahantu hatari abantu, muze mwenyine twihererane, iri kukurembuza. Iyi Mana Mose yafataga igihe cyo kuzamuka umusozi ikamupangira amategeko, ikanamupangira uburyo azayobora ziriya ntagondwa. Kuki itamusangaga hepfo iyo? Kuki itamusangaga hepfo iyo ngiyo mu ntagondwa ngo imubwire iti mbashamo? Ahubwo Mose agafata igihe cyo kujya aho bahurira. No mama Leone asomye ijambo ry'Imana ndaryitondera ngo Mose Imana yaramusanga ikamubwira ngo aha tugeze uzajya uva mu bantu kubw'urusaku rwabo tuzahurira kuri uyu musozi runaka. Ngo Mose akazinduka Imana ikamusanga ikamubwira iti uyu munsi turahurira niho ibiganiro turakorana. Ni iminsi 40 y'amategeko, ni iminsi 3, ni iminsi 2, ni umunsi, ni icyumweru. Ariko Imana ariyo yagusanze kugira aho muhurira. Nibyo ariko unciye mu ijambo nshaka kuva kuri Mose nkivuga. Yego. Kandi nivuga harajyamo umubare w'abantu bose. Yego. Iyi Mana Mose yazamukaga umusozi akayisanga ikamuganiriza kugeza izi saha birasa nk'uko nicara mu isoko ndi gukora rya Nyarugenge nkumva ijwi ryayo rirambwiye ngo senga iminsi yineye cyangwa mwana wanjye wari gutaha saa 2 taha saa 1. Ikanambwira n'impamvu cyangwa ntiyimbwire nkazamenya impamvu nyuma. Yego. Iyi Mana kugira ngo igere no kuri level yo kukwishakira ni level nawe uburiho. Ibi bintu bikorera mu marevo. Yego aho hantu rero niho dushaka ni level ya kangahe sasa. Uko iyi Mana yaza jewe nyirabagenzi Alice dukoranye igihe tuziranye nzi nuko ikora nzi naho inshaka byo bundi mba nzi naho inshaka itaranavuga mba nzi ko nahagarika imvura n'ikime itarabivuga kuko hari level ngezeho yitwa imikoranire. Uko nguko dukonegitana bitandukanye nuko yakonegitana. Reka ndeka kugira umuntu hanze ntanga urugero yakonegitana n'umwana wanjye kananga urugero ku mwana wanjye uko Riyona wanjye kananga urugero ku mwana wa kabiri w'umukobwa uko agira connection n'Imana siko jewe twagira na connection nayo. Icyambere iyi Mana jewe impamvu iza no kundeba nuko izi ibintu mfite kuri konte yayo, nuko izi ibiro byayo biri muri jye, nuko izi akazi kayo dufitanye. Ije no kunshaka bitewe n'imikoranire. Ngiye ahantu bantumiye siyo yantumiye ariko ije kwivanga mu butumire natumiwe kubera imikoranire n'ibintu mbitsemo n'icyizere mfitiye. Ngeze kuri level ngirira icyizere nkuko na Mose akimugiriraga, ngeze kuri level idashobora kunyemerera kujya hariya nubwo bantumiye kandi nubwo naho hari ubutumwa bwayo ngiyeyo nubwo ngiye kuvuga ibyayo ariko ngeze ambwira iti hari ahantu ntujyeyo cyangwa nujyayo uvuge nturye cyangwa nujyayo uvuga ibyo nguhaye cyangwa wateguye ntuvuge ibyo bakubwira kubera iyo level. Hakaba n'abantu bari hariya Imana idafite gahunda yo kumanuka ngo ujye kubashaka direct, bisaba ko intoma kamwite hano barahishe umuntu wari aragutumiye arahishe yakundishije abantu ibyisi kandi kubonamo abantu bafite agatima nk'Aburahamu imbere bigirwamana bya Loti.
nubwo bacuruza ibi bigirwamana ariko bari kubyibazaho ko atari imana, nubwo bari muri iri dini ariko bafite dute ko none yewe nigiriye gushaka abantu banjye kandi sindi bubahagarara imbere. Jyayo mwana wa, simbukirayo ugende ubabwire usoma aha cyangwa nugerayo ndakumanuriramo ibyo uvuga. Akaba n'igihe nanagerayo giti mujisha akambwira tumva rero hano ntibatura kandi barakora, bari bose ubona ni abakozi ariko nta cyacumi ukankubitiremo. Njye mfite uwantumye nubwo wantumeye ariko uwantumye hari icyo ashaka, hari abantu aje gushaka anyifashishije. Ubwo hari abantu aje gushaka anyifashishije, wowe abagabo bararutana kuba wantumye ariko nta bubasha mfiteho. Ububasha bufitwe n'uyu dukorana. Aha rero aba bantu ndabashaka, mbashakane n'umwete. Utwaye icumu ry'umugabo ashyiraho n'agakeregeshwa ke. Aha hantu ashyiraho n'agakeregeshwa ke. Aka gakeregeshwa kanjye ndibushyireho n'iki? Ndatanga inama n'ibirimba nce no ku ruhande. Navuye ku gatuti muri bangahe Imana imbwiye, mbabwire nti by'umwihariko Imana ambwiye gutya kuri wowe gutya, hakwa kundi Imana ibuze umuntu iji yo mu nganda kandi undi akayinywa ntigire icyo mutwara. Ukanona ko ugakuremo neza. Ese koko hari abantu Imana ishobora kubuza umusatsi abandi kayibona? Ibyo ndabizi neza. Abandi kababuza kwambara amapantaro, abandi kabera. Yego. Abandi kababuza gushiraho akantu karuje. Rwose. N'agatiro n'uduki twose ariko abandi rwose pe akanahanura nta kibazo. Nanjye hari akantu Imana ambujije kunywa kandi ntigasindisha sinkavugiraho, kandi abandi baremerewe kukanywa nakabagurira ariko gihe ambujije kukanywa kuko Imana ifite ukuntu ireba, kuko Imana ifite ukuntu ireba. Imana ifite ukuntu ireba, urazimura. Imana ifite ukuntu ireba muri rwa rukundo, ikamanukira nko mu nyama zawe zo mu nda, ikamanukira nko mu misokororo, ikamanukira nko ku mwijima, ikabona ako kantu ntigahuye na groupe y'amaraso yawe, kuko hari n'abantu batazi groupe z'amaraso yabo, ariko Imana yakuremye ikabiyizi kanakwisura mu nzozi iti mwana wanjye iki kireke. Mama rero none reka abantu bisegureho cyane. Ntabwo ndi umubwiriza butumwa mu buryo buri wide world cyangwa bwagutse cyane ku buryo babishakamo cyangwa se babikundamo. Abantu bumvise kino kiganiro, ntabwo iki kiganiro ari politike ngo ndakubaza ibibazo, ntabwo nzi uko politike ikorwa, ariko nubwo nanjye ntahawe ijambo ry'ivugabutumwa atari njye nyine wari ugambiriye kuri Eva Mama Lionel, ariko abantu nibajye babyumva ntabwo turi gukora ibiganiro, cya kiganiro ubaza umuntu nkaho ari robo agusubiza nyine badakeneye. Niyo mpamvu akenshi cyane nibajya bumva twakoranye ikiganiro hari gake nzi muri Bibiliya, akenshi cyane nireferaho ntabwo mba nabwirije bajye bambabarira, ariko noneho batanagira ngo twayobye n'ikiganiro tugera no kumusoza. Oya banibuke kuri n'umunyamakuru. Umunyamakuru ubundi nawe nibanza nzamwigishaho abantu bakabyumva. Umunyamakuru ni intumwa ibariza rubanda. Ikindi abanyamakuru ku ruhande rumwe aho banankubita kuko ibyo nakoze nanjye nishe ntuza yivugabutumwa, ubundi ngomba kukubaza ikibazo ukaba ari wowe usubiza. Sinze ngo nanjye ngira akantu usobanura kubera ko nkazi, oya nirengagizaho ko itangazamakuru niko rikora, nirengagizaho ko ari ibyo uzi nubwo ubizi, aho umutumire bakabivuga nabyice bamenye nyine intege nke. Ariko umunyamakuru abariza rubanda ati nanjye mpaba mbamubajije ako kantu amumbarije nanjye nari kukamubaza. Urakoze Mama Lionel, ari nabwo nshaka kuba nakwibariza ngewe kuri iki kibazo kivuga ngo ari nacyo tugiye gusorezaho abantu kugira ngo baze gusobanukirwa neza. Ese koko Mama Lionel, umuntu najya gusenga, umunyamasengesho najya gusenga atinda aramya Imana gusa yibagirwe yuko yasize rurugukinga bane, ubundi nicyo tugambiriye. Ese igisubizo mfite kiraguhuhura nubwo utararangiza basi.
ese koko aho nibyo ko ujya gusenga ugaceceka bagera ku kijyanye n'irari ry'umutima wawe akaba ari ushiraho urusaku hejuru cyangwa dutangire ku rusaku nabyo nibiza tubishimira Imana ubundi ngo kuko nakabaye mbaza ibibazo bibiri ntaje muri bya bindi byose nagiye nivangamo mvuga bakibambabarira ubundi yego utwo tubiri uyu munyamasengesho usize ibiryo bibuze abana baburaye arajya ku musozi kumara iki no mu masengesho kumara iki hari ibiryo bihari nareba ahantu barimo bubaka ajye gukora ku buyede najye uciye mu ijambo nibyo koko ubu hari n'ikiganiro wigeze kuvuga ngo ubwenge bufatikanyije uramponda sinoga ndabyumva uramponda sinoga aya masengesho ugiye gusenga wakubiswa narayavuzeho yitwa amatakirangoye kuki umuntu ujya gusenga ari uko ukubiswa ikindi uyu muntu ugiye muri ubwo buryo ntabwo ari umunyamasengesho ni umuhanuzi ugiye gucunga abakire bateraniye ngo abahukamo abahanurire narangiza reka ntange urugero umuntu yacunze aho turi abadamu urabona ko aho twicaye turi nk'abadamu batatu turashyitse ku byerekeranye no kubona ubutunzi mu maso yawe yaraje araduhana ariko twumva ko arahanuye kweri arangije igihe musabiye umugisha ntimana ahavanye mwongera imbaraga za gihanuzi ati Mana urabizi ko nasize rukinga babiri mva gusenga kw'abakozi bawe urabizi ko nazindukiye hano abana mbafungiranye urabizi ko we yisengera adusaba uyu rero ni ukwiye kuzamuka iyi ncakura ni ukwiye kuzamuka ikajya gutuburira abantu baba bafite umutima woroshye akajya kubisaba muri ubu buryo ariko umuntu udafite ubucakura bwo kujya gushakishiriza abana muri buriya buryo usize abana bashonje igihe mu masengesho gukora iki jya ku gipangu ufurire umuntu aguhe bibiri jya kugikwa uvuga uti nimba n'abayedemu bahemba 3 mume 2 ariko abana nsize bashonje urumva nuko mbyumva ni nako kuri icya kabiri naje ngo none ni koko yuko umuntu ahera ku munota wa mbere aramya bikarangira nyine oya ariyama hananyuzemo timana oya twiyamye n'abantu baza gusenga bumviriza abandi akandi kagakiza k'imibabaro njya nigisha mu dukiza 3 nigisha abandi b'abantu baza gusenga bumviriza abandi batazi n'ibyo ari byo ugasanga byaye 3 bageze muri Mana dusabiye abantu urubyaro nawe ati yego Mana yego urumva bari gusaba ibintu afite ari kwikiriza iyo ninjije mu gusenga uyu rero uje gusenga kubera agakiza k'imibabaro nudukiza 3 njya nigisho sinshatse kutuvuga aka gakiza k'imibabaro uyu muntu uje gushaka Imana kubera imibabaro uzamubwirwa nuko bagezeho basaba imbaraga ntazisaba agaceceka aho basaba umwuka wera ntawusaba aho basabye kubarwa n'Imana aho basabye kwaguka mu ijambo bageraho bavuga ati Imana dusabye umugisha w'amafaranga agasakuza ibi ntabwo mbyemera uyu muco ni mubi uyu muco ni mubi shaka Imana mu rwego nayo reka mvuga gutya ariko inyumve neza shaka Imana senga Imana mu rwego igira isoni kavuga ati umuntu reka uyu muntu uri kuvuga ko ngabura ashonje akababimbyemo n'indirimbo buryo ngabura akaba ari mashinjagira ashira kavuga uburyo nambika yambaye agatirano akabivuga byembye ngize isoni akira kubwo kunyagwa ko munyamibabaro none ndahagurutse abantu nibashaka Imana mu buryo ibonwa nigeze kubikomozaho musenga Imana mu buryo yaza muyitakambire mu buryo yamanuka uyitambire mu buryo yaza wirengagize ntumbere nka mugabo ngo nta marembo y'ijuru yakinguka niba ngo ejo nk'iki gihe wumve nibyo kandi wumve ko naho imitini itato ndayivuga neza nawe itana ndayivuga ndagushaka mu rwego aho uzazanira ibisubizo uzabizanisha ijambo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka very good ukanga ubugome cyo gitumye gusiga amavuta yo kwishima nkagusumbisha abagenzi bawe nubwo buryo jewe nakwigisha abantu bankurikiye bwo gushaka Imana mu rwego iza kuramenya Imana no mu bibazo wishaka gusakuza bageze ku mugisha
jya gusenga imana ubundi nimujya gusenga imana mujye munabitegura wishaka ko ikigeragezo aricyo kigutegurira amasengesho kubera icyo ariko iki kintu bari kucyumva abantu bankurikiye kuki ikigeragezo kigutegurira amasengesho ikigeragezo kigutegurira amasengesho gute uhari ubundi imana irinda gutuma umuhanuzi iti musanga iminsi 3 ukubera icyo ubundi mwebwe kuki irinze kuza kubagira kugumirwa byigutuma utegura amasengesho senga mbere y'ikibazo uvoma amazi azabe ahagije ahubwo mu gihe cy'ikibazo wicara utuze uburyo ukivamo imana ibaha umugisha mwinshi cyane murakoze murakoze cyane imana wayishimiye kandi baho umugisha urakoze kudufasha urakoze kuba watuzamuye abababajwe n'ibyo twavuze bihangane niko kwari ukuri kandi niho twumvise n'abanyamibabaro barakenewe Yesu niko yavuze umunyamibabaro ni izina rintangaza niho twumvise natwe twageza ahubwo nawe uzategura ikiganiro ushobora kucyaprodinga kuri channel yawe ukavuga ngo according court yo kwa mama Lionel nawe ukabuzamukiye ku izina rye sinemeranya n'ibyo bavuze cyangwa ibi bagomba kubikuramo basi ukadushyira muri comment ukavuga uti ariko muzasome n'uyu murongo urasubiza ku kibazo yakubajije cyangwa se urasubiza uwo munyamakuru ibyo igirishagamo nkana babwire ngo hari igihe ubuze ikintu ariko ukanga kukivuga aho gate kugira ngo ikiganiro ukore ku mpande zombi abanyantege nke ntabwo nabashyigikiye byo mama Lionel yavuze byose mugerageze wikwitera tubari ngo wumve yuko urabyara kandi ntanda yabaguteye mu by'ukuri imana icyo yakoze yaje kugushaka igukura mu bisekuruza n'ibisekuruza byo kurimbuka icyo ukeneye nawe ukeneye kwemera kwakira izo mbaraga ukemera kwakira ubwo bushake bw'inda Kristo yagutwite ntutere amahane ukemera nyine ukamushaka kandi ijambo ryavuze ngo ndashaka nkabonwa kandi abanshakana umwete nabo bazambona rero niba imana ishaka ikabonwa nuko hari aho yagiye ku bwa Kristo hari aho imana yagiye ku bwa ari n'abavuze ngo mbaye nkoretse akanya gato ibaye ikuretse akanya kandi izakugarukanaho ibanga imana hari aho ijya ku bwa Kristo kuko irebye gucumura ikareba n'ubugome ab'isi bagira yatumara ariko ku bwa Kristo yagiye ku musaraba ajya iburyo bwa se niyo mpamvu rero ishaka ikabona Kristo arahari icyo akeneye gusa ni uko witsa mu mutima wawe uti ndagukunda ndemeye ndihanye uko niko gushaka imana ibaha umugisha kandi bishimire bari kuba mu gihugu cy'iteka imana yanyu twatangira n'isengesho mu masegonda 30 mwasuza n'isengesho urakoze ndagushimiye Mana ko ijambo ryawe rigiye gukurikirana aba bantu bari baragiye hirya no hino rikaba ribagaruje umutima w'ubugwaneza kandi abavuye mu mwanya basubiye mu mwanya wabo urakoze kubikore kwiyubahisha mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amina amena ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira amena amen shalom